Okay. Uyu ni umunsi wa 21 kandi isomo ryacu uyu munsi ni isomo rivuga ngo kurengera itorero ryawe. Turikura muri cya gitabo ubuzima bufite intego, kandi uyu munsi nk'uko uyu munsi tugawuteguye niryo somo rihari uyu munsi. Reka rero dusenga Imana. Mana Data wa twese, turagushimiye ko waduhaye uyu mwanya, turagushimira kuri uyu munsi kandi watwemereye kugira ngo dutange ubu butumwa. Turagusaba kudukoresha kugira ngo tugire ibikoresho cyawe, kandi turasengera abatwumva bose kugira ngo iri jambo ribafashe kandi ribakize. Ngaho bana natwe kandi wumve gusenga kwacu kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Dushimiye Imana kuri uyu munsi uko tumaze kubivuga, kandi turabizi yuko turi mu bihe bidasanzwe muri iki gihe, ariko kandi Imana iduheza amahirwe yo kugira ngo turonke uyu mwanya ndetse n'uyu muyobora mwiza ushobora kudushitsaho ubu butumwa. Abatwumva mwese tubahaye ikaze kugira ngo tubane kandi twumve yuko Imana yatuganiriza muri uyu munsi. Iri jambo turifashisha ibice Pawulo yanditse yerekana muri rwandiko rw'Abaefesi igice cya 4:3. Yaravuze ngo mugire umwete wo gukomeresha ubumwe mu mwuka, ube umurunga w'amahoro. Mu rwandiko rw'Abakolosayi igice cya 3 haravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose, mwigishanye muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbanira na Imana ishimwe mu mitima yanyu. Hanyuma mu rwandiko rw'Abakolosayi igice cya 3:14 haravuga ngo ikigeretse kuri ibyo byose mureke urukundo abe ari rwo ruyobora ubuzima bwanyu, nibwo torero ryose rizaguma mu bumwe. Mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 17:21 haravuga ngo ndabasabira ngo bose babe umwe nguko uri muri nje Data nanje nkaba muri wewe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wewe wantumye. Turabizi neza yuko aya majambo tumaze kwifashisha ni amajambo adufasha kugira ngo twumve ubu bumwe. Iri jambo ridukangurira kugira ngo tube abarengera itorero ryacu, tube abavugizi b'itorero, tube abakunda itorero ryacu, kandi tube abenyeshaka, kugira ngo tumenye neza yuko bidukwiriye nk'abakristo. Ibi intego yacu. Hariho abantu benshi bahujwe n'amaraso, basangiye amaraso. Hariho abandi basangiye ababyeyi, hariho ndetse n'abasangiye igihugu n'ibindi byinshi. Ariko twebwe nk'abakristo, uyu munsi urufatiro rwacu rwerekana ubwo bumwe bw'itorero ryacu. Murabizi ko itorero ni irya Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo niwe waryitangiye, natwe tukaba umubiri wa Kristo, ariko duhujwe n'amaraso yiwe. Twebwe twahujwe n'amaraso ya Yesu, nico gituma turi umuryango umwe, kandi uyu munsi twingingiranira kugira ngo twese tube abarinda itorero ry'Imana. Hariho ibice bitatu tuza kuganiramo. Igice cya mbere kirerekana inshingano yawe kurengera ubumwe bw'itorero ryawe. Icyo gice Imana yifuza cyane ko tugirana ubumwe. Imana idusaba kugira ngo tugirane ubumwe abakristo, tube twiyumvanamwo kandi tuhuza imitima yacu. Icyo tubiheraho ni iki? Ni ukugira ngo mu gihe dusenga Imana, mu gihe duhura n'ibintu bitugoye nk'ibi turimo uyu munsi bivugwa, iki cyorezo cyaduteye ntabwo cyadushobora dufitanye ubumwe, ariko kandi cyane cyane duhuriye kuri Yesu Kristo, duhujwe na Yesu Kristo.
k'umubiri umwe muri Yesu Kristo. Hariho ubumwe icyo tuburebamo ni ubumwe, niwo mutima w'ubusabane bw'itorero. Iyo rero duhuje hamwe tukagira ubusabane, uwo niwo mutima w'itorero. Ubumwe kandi ni urufatiro rw'itorero. Ubumwe niwo mutima w'imibanire Imana ishaka hagati yacu, abagize itorero ryayo, gusenyera ku mugozi umwe, kugira ngo igihe cyose n'igihe tubona ibiturwanya nk'ibi turimo uyu munsi, duhuzwe n'uwo mutima, tube muri ubwo bumwe. Hanyuma nitwamara guhuza tukaba umubiri umwe na Kristo, tuzarwana intambara zose kandi tuzazinesha. Ikibabaje ni uko muri twebwe twenyine tuba ibice, itorero rikaba ibice, ugasanga umwe wese asenyera ku mugozi we, ariko kandi ijambo ry'Imana riraduhamagarira kugira ngo tube umwe kuko aribyo bidukwiye. Igice kigira kabiri, Yesu yarakitweretse. Dufite icyetegererezo cyacu iyo tuvuga ngo ubutatu bw'Imana. Ubutatu bw'Imana tuvuga ngo Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera. Iyo tureba agaciro Yesu yahaye ubumwe, igihe yasengeraga abigishwa biwe bagiye gutandukana, igice cya 17 umurongo wa 21, yarasenze iri sengesho aravuga ngo ndabasengera ngo babumwe kuko nanje ndi umwe na Data. Dukwiriye kuba bene Data, dukwiriye kuba kwiga kumenya ubu bumwe Yesu aduhamagarira, kandi nk'uko yabuhamagariye abigishwa be, uyu munsi ni twebwe turi muri uwo mwanya w'abigishwa be. Dukwiriye kuba umwe kugira ngo ibiturwanya uyu munsi tubirwanye kandi tube umuntu umwe, kandi tuzabitsinda kubera kwizera. Hari impamvu zatumye Yesu yitangira itorero. Usomye mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinti igice cya 5 umurongo wa 21, tuhasanga amajambo yerekana ukuntu Yesu utaruzi icyaha, Imana yamugize icyaha kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Byerekana iki? Yesu nta cyaha yari yarakoze, kandi Yesu yabayeho ari umwana w'Imana, ariko kubera ishaka no kugira neza n'urukundo rwari muri we, aza kuducungura kugira ngo twebwe tube abana b'Imana, yongere atuzanire imibanire myiza, kuko twumvishije igice cy'ejo, isomo ry'ejo uko ryavugaga. Ariko uyu munsi Yesu yaraje kugira ngo aduhuze. Yesu yaraje kugira ngo aduhuze n'Imana, ariko cyane cyane natwe adusaba kugira ngo tugire ubwo bumwe, kandi niho tuzanesha ibitugerageza. Urebye Rick Warren wanditse iki gitabo, yaravuze ngo nta kintu na kimwe Imana iha agaciro nk'ako iha itorero. Imana yakunze itorero, itanga umwana wayo ari we Yesu Kristo kugira ngo aducungure, kandi iryo torero ni twebwe. Uyu munsi ni twebwe mubiri wa Kristo. Mu by'ukuri hari igihe umuntu yumva ari wenyine, ukiyumva uri mu byawe wenyine, ariko kandi turi umubiri umwe. Iyo tubabarana nka bene Data, ni nayo mpamvu tuba dusengeranira kugira ngo Imana idufashe, kandi ifashe uwo ari we wese, ari urwaye, ari ufite ibyago bindi. Ariko rero iyo twibukanye turasengeranira. Imana rero idusaba kugira ngo tube muri ubwo bumwe kandi tubukomereremo. Ijambo rigira gatatu ni ijambo rivuga ngo Imana ishaka ko itorero ririndwa. Imana ishaka ko itorero ririndwa, niko igice cya 3 kivuga. Haratwereka ngo niba umuryango w'Imana n'umurimo wawe kurinda ubumwe bw'itorero usengeramo, ni itegeko Yesu aduha. Byerekana iki? Ngo tugumane ubumwe, kuko turi umuryango umwe, kandi uwo muryango ni umuryango w'Imana, kandi uwo ni umurimo wawe nanje dukwiriye gukora kugira ngo turinde itorero tiribeho mugayo, tiribeho
agasembwa na kamwe. Hari ibyo Bibiliya idusaba gukora. Ijambo rya mbere, Bibiliya idusaba ngo twite ku biduhuza aho guhanga amaso ibidutandukanye. Iryo ni ijambo rya mbere. Pawulo yandikira Abaroma igice cya 14 umurongo wa 19 haravuga ngo mureke dushishikarire ibihesha amahoro no gukomezanya nk'abakristo duhuriye hamwe ku mwami umwe, umubiri umwe, intego imwe, data umwe, umwuka umwe, ibyiringiro bimwe, kwizera kumwe, umubatizo umwe, urukundo rumwe, umuntu wese aba urugingo rwa mugenzi we. Ibyo ni byo Imana yishimira, dusangiye ubuzima, agakiza kamwe, ubuzima bumwe, umurago umwe. Ibyo ari ibintu byerekana ko twebwe nk'abakristo duhuriraho, dusangiye, bitugira umwe, kuko iri jambo twavuze bitubwira. Ibyo byose biruta kure ibindi bidutandukanya, kandi nibyo dukwiriye gushyiraho umutima. Umuntu wese akwiriye kwirinda ibintu Bibiliya yita ibibazo by'urupfu bikurura impaka z'amagambo. Usomye mu rwandiko rw'Abaroma igice cya 14 umurongo wa mbere no ku murongo wa 2 usanga ibyo byose bituzanira amacakubiri muri twe, ariko icyo dukwiriye kwirinda ni ukwirinda ibidutandukanya, ariko ahubwo duhange amaso kandi turebe ibiduhuza kugira ngo twirinde ibidutandukanya. Igice kigira 2 Bibiliya itwereka biravuga ngo uje gushyira mu gaciro ibyo utegereje ku bandi. Rick Warren yandika iki gitabo, hariyo amajambo yavuze, kandi aravuga ngo tugomba gukunda itorero n'umutima wose nubwo turibonamwo byinshi bidutandukanye. Icyo navuga ni uko atwingingira gukunda itorero ryacu, kuririnda umugayo wose no kumenya ibyiza byaryo n'ibibi, kuko byose ari twebwe bireba. Itorero ni umuryango. Umuryango rero iyo uvuka mu muryango ukaba urimo, hariho ibintu ubona mu muryango ukabona atari byiza, ariko kandi ntabwo uhakana uwo muryango ngo ntuwuvukamo. Icyiza rero ni iki? Byaba byiza biri mu muryango ni ibyanyu, byaba ari bibi ni ibyanyu. Umuryango rero, itorero ryacu ni umuryango. Iyo rero ari umuryango, ntabwo wakwanga umuryango wanyu ngo nuko harimo ibibi, nuko wabonyemo ibibi, ahubwo wasatira, waje imbere kugira ngo bikemure, kugira ngo byose bizabe byiza. Itorero rero ni umuryango wacu, byabonekamo umugayo, byaboneka harimo byiza, ibyo byose dukwiriye kumenya kuko ari ibyacu, kandi tukaririnda kugira ngo ntiribemo umugayo kuko ari umuryango wacu. Pawulo yandikira Abefeso igice cya 4 umurongo wa 2 aravuga ngo mwihanganirane, mwirengagize amakosa y'abandi kubw'urukundo. Abakristo benshi batakaza icyizere mu itorero kubera impamvu nyinshi kandi zumvikana. Utizihe bavuga cyane cyane barebye itorero bakaribona ririmo amakimbirane, harimo ubuhemu, harimo uburyarya, harimo uburangare, harimo amatiku, harimo n'ibindi twakagombye kwibaza. Twebwe nk'abakristo tukibaza ngo itorero rigizwe n'abanyabyaha. Iyo umuntu areba ukabonamo ibyo byose tuvuze, kandi nabyo n'abandi bari mu itorero, tubana nabo, dukorana nabo, twita ko bakijijwe. Iyo rero tubareba urashobora kwibaza ngo ise itorero ni iryande, ni iry'abandi, ni iry'abantu bakijijwe, ni iry'abanyabyaha. Ariko natwe turahemukirana aho mu itorero, kandi natwe uko tubayeho ntabwo turi intungane, ntabwo turi intungane. Usomye mu gitabo mu rwandiko rw'Abaroma igice cya 12 umurongo wa 2 haravuga ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose. Icyo ni cyo Imana twingingira,
nubwo tumeze gutyo, nubwo tubayeho, ariko ibyo byose ntabwo byadutandukanya n'itorero ryacu. Ntabwo byadutandukanya ngo reka tugiye ahantu h'inyangamugayo. Nta torero uzabona bidafite umugayo. Ariko kandi uko twirinda, uko tubayeho, uko twitwara, ibyo byose bituzanira ndetse n'abandi. Ariko kandi tutavuga ngo ibyo byose nibitubonekaho ngo abantu barivemwo cyangwa bagenda ahandi ngo nibo beza. Rick Warren niwe yaravuze ngo ntabwo itorero ritunganye kuri byose, rifite intege nke kandi n'ibibazo byaryo. Buri torero rifite intege nke kandi buri torero rifite ibibazo byaryo, ariko kandi turi umubiri umwe, kandi uwo mubiri umwe ni umubiri wa Kristo. Niyo mpamvu twingingira abakristo bacu gukunda itorero ryacu, kuribamo, kuba inyangamugayo muri ryo, kurikorera, kurikunda, kuryegera, gutanga inama nziza kugira ngo itorero ryacu igihe cyose rizabeho ridafite umugayo. Igice kigira 3 haravuga ngo uhitemo gutera abandi umwete aho guca imanza. Imana dusaba ngo twirinde kunegurana, kurenganya cyangwa gucirana imanza. Imana uko itureba nk'abantu, itubona nk'abantu, turebera mu muryango umwe, iturebera muri rwa rugingo rumwe rwo rwa Kristo, ariko kandi igihe duciranira imanza n'igihe twiyumvira ko turi abaziranenge tuba twibeje. Pawulo yandikira Abaroma igice cya 14 umurongo wa 4 aravuga ngo wewe ucira umugaragu w'abandi urubanza, shebuja wenyine niwe ushobora kurumucira niba ibyo akora atari byo. Twebwe iyo tureba abandi tubagira ibyo tubavugaho, tugira uko tubabona, tubacira imanza, tubabona ko atari bo, ariko kandi iri jambo Pawulo yanditse atwingingira kugira ngo tureke guciranira imanza. Kandi mu gihe ducira abandi imanza tubanze twirebe, turebe ibitureba, turebe icyo Imana yakuremeye, urebe umurimo wawe, urebe icyo ushinzwe, urebe icyo ukora, ariko ureke kwita kureba abandi n'icyo bakora cyangwa se ibyo bakora ubinegura. Arongera Pawulo yandika aravuga ngo niki gituma ucira mwene so urubanza ku byo akora? Niki gituma umuhinyura? Twese tuzacirwa urubanza umunsi umwe, kandi turuzaba rushingiye ku myumvire y'abantu, ahubwo ni Kristo wenyine uzabikora, uzaca izo manza. Turekere Kristo aca urubanza, tureke Yesu wenyine utureba akamenya n'ibiri mu mitima yacu, akareba n'ibyo dukora ari uducira urubanza, ariko tureke gucira bene data urubanza. Ibi bituma dutakaza ubusabane n'Imana, kubera yuko duciranira abandi imanza, bituzanira gutakaza ubusabane n'Imana, bizana kwiyemera, bituma tugira amahoro make yo mu mutima, bidushira mu rubanza n'Imana. Kuko Imana ikubona ucira abandi imanza, ntabyo yagushinze, ntabyo yaguhaye, ariko kure kumenya ko Imana mu kugucungura wari umunyabyaha. Imana ikubona mu byaha, ibona ntabwo wabikora wenyine ngo bishobore, itanga umwana wayo ari we Yesu Kristo aragucungura. Ariko twebwe tureke gutungana intoki, tureke kureba mwene so, ahubwo wirebe mu mitima wawe kugira ngo urebe icyo Imana yakuremeye, urebe n'icyo wakora. Kuko bituzanira akaga, twakwiye kwirinda kuba igikoresho cya Satani no kuba umwanzi wa bene data. Tube mu mubare wabubaka ubumwe bwa Kristo. Pawulo yandikira Abaroma igice cya 4 aravuga ngo twiyemeze gukoresha imbaraga zacu mu kubana neza mu mahoro. Jya ufasha abandi amagambo ahugura, ntukabasubize hasi ubashakaho amakosa. Urumvira ijambo uko rivuga rwose. Twebwe igihe tureba abandi, abo dukorana, uko twitwara, abo tubana mu muryango, uko tubayeho, twakabaye abantu bareberwaho ingeso nziza, barebaho urwo rukundo. Umuntu nakureba abone ko
wewe nta kibazo na mwene so. Ariko kandi iyo dukiranira imanza, iyo twumva ko abandi bantu dukwiriye kubatwara uko bitari, tuba tuvuye muri bwa bumwe kandi ntabwo twubaka. Imana rero idufashe kugira ngo uyu mwanya tuwutware nk'abantu b'Imana, tubeho nk'abantu b'Imana, twumve yuko uyu mwanya dukwiriye kuba imbere y'Imana nk'abantu bahagaze mu bumwe, cyane cyane muri bino bihe bitugoye mu gihugu cyacu, mu itorero, abari kure n'abari hafi, uko twiyumvirana, uko dusengeranira. Ubu butumwa ndifuza ko bwagera ku muntu wese aho ari, akitekerezaho ubwiwe, akireba, akareba icyo iri jambo, icyo baduhamagarirwa kugira ngo tube muri ubu bumwe. Ndifuza yuko wakwisengera ubwawe, ugasengera ibi bihe turimo, ugasengera igihugu cyacu, ugasengera ibyifuzo byatanzwe biri hano muri runo rusengero, kuko iyo dutanga uyu mwaka dutanga ibyifuzo, n'ubu turabisengera. Ugasengera abayobozi b'itorero kuko tumaze kubivuga, hanyuma ugasengera abakristo muri rusange, kugira ngo igihe cyose duhuriye mu butumwa bwiza nk'ubu, twumve ko ari ubwacu, twumve ko ari twebwe bireba, reka dusenga Imana kandi dusengera ibyo byifuzo byose tumaze gusangira. Aho uri hose wumve yuko turi kumwe kandi tuje imbere y'Imana nk'abantu b'Imana, kuko ni umwanya mwiza. Kandi uwo mwanya igihe cyose dukwiriye kumenya neza yuko twebwe nk'abakristo dukwiriye kwifata, imyifato yacu ni iyi. Hariho icyo ijambo ry'Imana ritwereka mu gitabo cy'Imigani igice cya 17 umurongo wa 4, aravuga ngo inkozi y'ibibi yimvira imvugo y'ibigoryi, umunyabinyoma ategera amatwi ururimi rw'inkubaganyi. Byerekana iki? Hari abantu batanga amakuru ku bibazo bitabareba, abantu bakavuga amakuru y'abandi, bakavuga iby'abandi. Hari abantu bakunda kuvuga abandi, hari abantu bamena amabanga, hari abantu bavugagura. Rick Warren we yaravuze ngo nta kintu kibabaje intama nyinshi zifite ibikomere kandi ziterwa n'izindi ntama. Igihe cyose tubayeho, hariho abantu bakomeretsa abandi, hariho abantu babayeho bakomeretsa abavandimwe, abo tubana muri bwa bumwe twavuze, ariko ntabwo ari byiza. Irindi jambo ni ugukoresha uburyo bw'Imana bwo gukemura amakimbirane. Yesu yerekanye uburyo butatu bwo gukemura amakimbirane mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 18 umurongo wa 15, aravuga ngo mwene so nakugirira nabi, ugende umumenyeshe icyaha cye mwiherere. Icya kabiri, niyanga kumvira abo uzamubwire itorero. Icya gatatu, niyanga kumvira itorero naryo azakubeho kumupagani. Ibyo ni ibintu bitatu uko twitwara. Ubwa mbere uramubwira, ubwa kabiri ukabwira itorero, ubwa gatatu ukamufata nk'umupagani iruhande rwawe. Ni kenshi iyo amakimbirane abaye, abantu benshi bifuza kubibwira abatari bene nyirabyo, bakabibwira abandi, biraborohera. Ikindi kandi dukwiriye gushyigikira umushumba cyangwa se umuyobozi wawe. Hari ibyo dukwiye kumenya, nta bayobozi b'intungane babaho keretse Imana yonyine, ariko Imana yabahaye umurimo n'ubutware bwo kurinda ubumwe bw'itorero. Abashumba bakora umurimo uvunanye wo guhuza abafitanye amakimbirane, bahemukiranye, abandi bahanganye, kandi bifuza yuko bose babanezeza. Bibiliya ibivuga iki? Mwumvire ababayobora, mubagandukire kuko baba maso barinda imitima yanyu nk'abazayibazwa. Mubumvire kugira ngo babikore banezerewe batagonona. Bibiliya iha abashumba amabwiriza asobanutse y'uburyo bagomba gufata abantu
babiba amacakubiri mu itorero, kuko nibo Imana yahaye kurinda itorero. Umuntu wese abe mu mwanya we, mu mahoro ye no mu bugwaneza, kandi twese dufatanije gusengeranira, niko kubaka ubumwe bwacu. Mu kurangiza, ndibutsa inshingano yawe kurengera itorero ryawe, kandi no kwibuka neza icyo wewe ukwiriye gukora mu itorero, kandi ukarikoramwo nko mu muryango. Bavuze ngo ni umuryango, kandi ni ukubaka ubwo bumwe. Nk'abakristo dukwiriye kuguma muri ubwo bumwe. Niyo mpamvu rero nk'abakozi b'Imana dukwiriye twese gusangira ubu butumwa bwiza. Nk'abakristo dukwiriye gusangira ubu butumwa bwiza, kugira ngo igihe cyose twiyubake, kugira ngo tugire ubwo bumwe bwacu, kandi ubwo bumwe bwacu tuburebere kuba umubiri wa Kristo. Ibidutandukanya tubishyire kure, ariko ibiduhuza tubyegere. Reka dusenge Imana, dusengere n'ibyifuzo nk'uko twabivuze. Mana Data wa twese, twongeye kuza imbere yawe tugushimira, tukwereka ibi byose tumaze kuvuga hano, tugushimira kuri ubu butumwa bwiza ku muntu wese wabwakiriye neza kubwumva, kugira ngo Mwami wewe wenyine uvugane nawe umuganirize. Kandi dusengeye itorero ryacu, dusengeye igihugu cyacu kiri muri bino bihe, dusengeye abakristo bacu. Mwami ubasange, ukuboko kwawe kubagereho. Turabasengeye Mwami kugira ngo wumve gusenga kwacu, ubwiza bwawe bube kuri twebwe, kandi ukomeze uturonse uyu mwanya kugira ngo dusangire n'abavukanyi bacu na bene data, kuko watugize umwe, kuko nawe uri umwe na so. Natwe Mwami turasaba ngo utwubake, kandi utwubakishe urukundo rwawe. Turabigusabye kubwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.